muraho neza. Njyewe ugiye kugezaho icyo kiganiro nitwa Golden Mask. Uyu munsi turaganira ku ngingo ivuga ngo ese niye mpamvu Amerika ishyigikira Israel kurusha ibindi bihugu cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuri ino si ya rurema. Murakaza neza kuri TM Media. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino podcast, kanda subscribe, ukande na like ndetse usangize n'abandi kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byimbitse. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza bati kuki Amerika ihora ishyigikira Israel, kuki yayihaye amafaranga arenga miliyari 300 z'amadolari, nayo nkunga nyinshi Amerika yaba yarahaye igihugu icyo cyose cyo hanze yayo. Wakibaza uti ese byagenze bite? Reka twinjire inyuma y'ibitambaro. Mu mwaka w'1948 Israel yatangaje ubwigenge bwayo. Igitangaje nuko hashize iminota 11 gusa ivuze ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise ziyemera nk'igihugu cyigenga. Ariko icyo gihe ntabwo abayobozi n'abaturage bose bo muri Amerika babyumvaga kimwe. Byateje ikibazo hagati muri Amerika. Perezida Harry Truman yatekerezaga ko Amerika ishobora kugira ikibazo cyo gutakaza inshuti zayo z'Abarabu ndetse bikanahungabanya inyungu zayo za peteroli mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo bimeze bityo, Truman yafashe icyo cyemezo cyo gushyigikira Israel ko ube igihugu cyemewe na UN cyangwa ONU. Wakibaza uti kuki? Hari impamvu nyinshi, gusa ebyiri muri zo nizo ngiye kuvugaho. Icya mbere nuko amateka ya genocide yakorewe Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Abayahudi barenga 6,000,000 bishwe n'abanazi. Isi yose yari igifite ibikomere by'ayo mahano. Abantu benshi bumvaga ko Abayahudi bakeneye igihugu cyabo kandi kibaha umutekano. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni imyizerere ya Truman ubwe. Yakundaga cyane Bibiliya kandi yizeraga ko igihugu cy'Abayahudi gifite ishingiro mu mateka y'imyemerere ye. Mu myaka yakurikiyeho, Amerika ntiyahise iba inshuti ya hafi ya Israel uko tubibona ubu. Mu 1956 Israel yafatanyije n'Ubwongereza n'Ubufaransa gutera Misiri kubera ikibazo cy'umuyoboro wa Suez cyangwa Suez Canal. Perezida Dwight Eisenhower yarabyanze cyane ndetse ategeka Israel kuva mu Misiri. Ibi bitwereka ko icyo gihe Amerika itari yemera gushyigikira Israel mu buryo budasubirwaho. Ariko ibintu byahindutse nyuma. Mu 1967 habayeho intambara y'iminsi 6 yahuje Israel n'ibihugu by'Abarabu. Israel yarwanye na Misiri na Jordan na Syria. Mu minsi 6 gusa iba itsinze ifata uduce nka Gaza, West Bank na East Jerusalem, Sinai na Golan Heights. Iyo ntsinzi yahinduye uko Amerika yabonaga Israel. Washington yabonye ko Israel ari igihugu gifite igisirikare gikomeye cyane kandi cyashoboraga gufasha Amerika guhangana n'Abasoviyete mu gihe cy'intambara y'ubutita. Kuva uwo munsi Israel yari ikiri inshuti isanzwe ya Amerika. Yabaye umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Amerika. Mu 1973 habaye indi ntambara ikomeye. Misiri na Syria bagabye igitero gitunguranye kuri Israel. Iminsi ya mbere Israel yari hafi gutsindwa. Perezida Richard Nixon yafashe icyemezo cyo kohereza indege nyinshi zuzuye intwaro, amasasu n'ibikoresho bya gisirikare byo gufasha Israel. Iyo nkunga inahindura intambara. Yahinduye intambara y'icyo gihe uko yagendaga, ariko ibyo byagize ingaruka nyuma. Ibihugu byinshi bicukura peteroli byahise bihagarika kugurisha kuri Amerika peteroli. Ibiciro bya peteroli byarazamutse, ubukungu bwa Amerika burahungabana. Ariko nubwo byari bihenze, Amerika yakomeje guhitamo gushyigikira Israel. Mu 1978 Perezida Jimmy Carter
yahuje perezida wa Misiri Anwar Sadat na minisitiri w'intebe wa Isiraheli Menachem Begin I Camp David. Amasezerano yasinywe yarangije intambara hagati ya Misiri na Isiraheli. Byari intambwe ikomeye ku mahoro. Ariko hari ikindi cyari cyarasezeranyijwe. Icyo cyari uko Abapalestina nabo bagombaga guhabwa uburenganzira bwo kwiyobora. Iyo gahunda yo guha Palestina ubwigenge ku butaka bwaho ntiyigeze ishyirwa mu bikorwa uko byari byitezwe. Ni kimwe mu bituma ikibazo cya Palestina gikomeza kubaho no kugeza n'ubu. Mu gihe cya Perezida Ronald Reagan, umubano urushijeho gukomera. Amerika yatangiye gusangira amakuru y'ubutasi na Israel ku rwego rwo hejuru. Yongera inkunga ya gisirikare y'igihugu cya Amerika yahaga Isiraheli. Yemera ko no kubika ibikoresho bya gisirikare bya Amerika ku butaka bwa Isiraheli. Icyo gihe nibwo umubano wahindutse ubufatanye bwa gisirikare bwuzuye. Ariko ibi byose ntibivuze ko Amerika yemeraga buri ngingo yose Isiraheli yavugaga cyangwa buri cyemezo cyose Isiraheli yafataga. Mu 1982 Isiraheli yateye Lebanon. Nyuma habaye ubwicanyi bwo muri Sabra na Shatila, aho abasivile benshi b'Abapalestina barishwe, ndetse na Perezida Reagan yanenze bikomeye ibyabaye. Ariko nubwo hari ukutumvikana kuri bimwe byakozwe muri iyo ntambara yahuzaga Libani na Isiraheli, Amerika ntiyigeze isubira inyuma cyangwa isubiza inyuma umubano wayo yari ifitanye na Isiraheli. Wakomeje gukomera. Uyu munsi Amerika imaze guha Isiraheli inkunga irenga miliyari 300 z'amadolari. Iyo nkunga irimo amafaranga ya gisirikare, ubwirinzi bwa misile na Iron Dome, ikoranabuhanga, ubutasi n'ubufatanya bikorwa mu by'umutekano. Abashyigikira uyu mubano bavuga ko Isiraheli ari inshuti yizewe kandi ifasha Amerika kurinda inyungu zayo mu burasirazuba bwo hagati. Abawunenga bo bavuga ko Amerika ikwiye gushyira imbaraga zingana no kurengera uburenganzira bw'Abanyapalestina no gushaka amahoro arambye mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ni impaka zikomeje kugeza n'uyu munsi. Iyo turebye amateka dusanga impamvu Amerika yicira Isiraheli atari impamvu imwe gusa. Harimo amateka ya Holocaust, intambara y'ubutita, inyungu za gisirikare, politiki yo muri Amerika, ndetse n'ubufatanye bwamaze imyaka myinshi bwubaka buhoro buhoro. Ariko nanone amateka agaragaza ko ikibazo cy'Abanyapalestina kigiteza ibibazo n'ubu ngubu. Ntikigeze kibonerwa igisubizo kirambye, ari nacyo gikomeza guteza amakimbirane ari muri kano karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ari byo bibyara imitwe yitwaje intwaro nka Hamas, iba ikigiwe ikibaba nk'ibihugu nka Irani. Byerekana impamvu Isiraheli idashaka Irani ko iba igihugu gikomeye cyangwa iba mu bihugu bikomeye mu bya gisirikare, nuko ifite ubwoko byateza ingaruka zikomeye, kuko iyo uvuze Hamas uvuze Irani. Ibyo nabyo tuzagira ikindi kiganiro tubibagezaho. Ese wowe ubona impamvu Amerika ishyigikira Isiraheli ari iyihe? Ese Amerika ikwiye gukomeza gushyigikira Isiraheli nk'uko ibigenza uyu munsi, cyangwa yakagombye gufata umurongo urushijeho wo kuringaniza impande zombi arizo Isiraheli na Palestine? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, subscribe, unasharinge kugira ngo tuzajye dukomeza tubane mu bindi biganiro. Murakoze. Iki kiganiro ni nyuma y'ibitambaro, ni akagaruka. Yawagezaga iki kiganiro ni Golden Mask. Murakoze cyane. Yesu Kristo abamere umugisha. Ciao.